birananiye kuko bwari bwa mbere naranyweye mu byinshi birenze capacity nari mfite, byagezeho imyotsi 2 ndayirenza, 10 ndayirenza, bure yose ndayirangiza, 2 ndazirangiza mu rugo bakijije. Ndakuvuga ngo ikigezweho cyose ntabwo kikugira ugezweho, ndetse n'ikigaragara nk'icy'agaciro ntabwo kikugira uwo agaciro. Kikugira uwo agaciro ni ukumenya ure muri Kristo, ni ukumenya icyo Kristo yagize gute yagukoreye. Ari mu bintu ubuzima bwari mu mwijima, ni ubuzima butari bufite icyerekezo, ni ubuzima butari buzima ndava he ndajya ahangaha, ni ubuzima bwari bwihebye. Icyo bavuga ngo umuntu ni ikihebe, iyo umuntu ageraho ku kigero areka kwanga abandi nawe akiyanga, kuko uba kaze mwese wakurikiye Gas Talent TV, amazina yandi Iragula nkambaye kaze. No munsi nkaba nabazaniye umutumirwa ufite amagambo menshi kandi meza y'ubwenge, ufite n'ubuhamya bwinshi cyane aza kuza kutuganiriza. Ndakwifuriza wowe wese aho uri gutega amatwi umutumirwa wacu, n'undi mwakire muri kaze. Amakuru ni meza ide. Urakoze cyane. Reka ngo ikaze turi kuri Gas Talent TV, ndagira ngo wibwire ukurikiye Gas Talent TV mu buryo burambuye. Uri muntu ki wibwira ukurikiye Gas Talent TV mu buryo burambuye? Urakoze cyane kumereza uyu mwanya kugira ngo nibwire abadukurikiye, bibwire mu buryo burambuye. Amazina nitwa Mukristo Eric, ndi umusore, ntabwo nari ni Maria, ariko ikindi ndi umukristo, namenye Kristo, ndakijijwe. Ntuye inaha, nduye Nyamata, niho nakuriye, niho nigiye amashuri abanza na secondaire. Gusa nza kuza nyine gukomereza hano amashuri bitari hano, ariko niho mu rugo, niho nakuriye. So ubuzima bwose, imyaka myinshi y'ubuzima bwanjye nayimaze inaha. Ikindi nkuko nababwiye, nkuko namaze kuvuga, ndi umukristo, gusa nteranira mu itorero bita Kingdom Embassy. Ni itorero riri i Kigali, ntabwo riri inaha. Umushumba wanjye yitwa Sam Birondo. Yes, ndatekereza. Urakoze cyane. Mukristo, kantangiye n'ubu nkubaza, Mukristo, izina rya Mukristo rivuze iki ku buzima bwawe? Izina ryanjye Mukristo rivuze ikintu gikomeye cyane kuri njyewe. Burya ni Abanyarwanda bajya bakunda kubivuga ngo hari ukuntu bajya bakunda kuvuga ngo so nta kwanga kwita nabi, ariko ngenda avuga iso data yarankunze anyita neza. Yes, rero Mukristo, kuba none ndi umukristo, urumva ko bisobanuye ikintu gikomeye kuri njyewe. Urakoze cyane. Ubundi uraza kutuganiriza, wasanga waranyuze no mu bundi buzima turwaye Kristo, uraza kutuganiriza tumbwire ukuntu wari ubaye icyo gihe witwa Mukristo wenda, kandi icyo gihe wenda wari mu gihe kitakwemera kugira izina ryawe. Mukristo, ni iki kintu kigushimisha mu buzima bwawe? Nshimishwa n'ibintu byinshi, ariko kimwe muri ibyo byinshi binshimisha nuko ndi umukristo, nuko namenye Kristo. Nukuri mfite amahoro atangwa nawe, mfite umunezero we muri we, mfite ibyiringiro biri muri we. Mu by'ukuri rero icyo nicyo kintu cya mbere kinshimisha mu buzima bwanjye, kandi nanone nkashimishwa no kubona urungano ndetse n'abandi bantu, abandi utabo tungana, bose bazi Kristo. Nicyo kintu mu buzima mbona nkishimira. Ikikubabaza? Ikimbabaza, mu by'ukuri abantu ntabwo bashobora kubyumva, ariko mu by'ukuri ikintu kimbabaza nuko nahemukira umuntu. Iyo numva mbabaje umuntu, hari umuntu ubabaye ku bwanjye, hari ikintu wenda nakoreye umuntu wenda kikamubabaza, icyo kintu nicyo kintu nyine numva kimbujije amahoro, nkumva muri gihe ntabwo ntuje. Yes, urakoze cyane. Reka n'ubundi tugaruke Mukristo, nagira ngo umbwire ubuzima bwawe, urugendo rwawe, cyangwa kuva kera kugeza ubu ngubu uri muntu ki, bivuge mu buryo bwimbitse. Yes. Mbere y'uko mba umukristo cyangwa se menya Kristo, hari ubuzima nabanje kunyuramo. Ndahamya neza ko benshi babunyuramo, abo tungana, abajeni bagenzi banjye babunyuramo. Mu by'ukuri babunyuramo bazi ko nibwo buzima ahari bushobora kuba bwatanga igisobanuro nyacyo cy'uko ubuzima bwabo, ariko mu by'ukuri hari igisobanuro, hari utanga igisobanuro nyacyo cy'ubuzima. Hari icyo nibagiye kuvuga, ariko nakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe, nakuriye mu muryango w'abantu basenga. Nakuze iwacu papa na mama mbona bajya gusenga, nkura ndi mu rusengero, nza kuza no kubatizwa nkiri mutoya, ariko noneho nyuma y'igihe maze kubatizwa hari igihe nigeze kubivamo, nabivuyemo ibintu byo gusenga, nabivuyemo ntangiye segonderi, ngiye mu mbere segonderi, nibwo ibintu byo gukizwa nsa nkaho nabifashe
nkabishyira hasi. So rero kuva mu wa mbere ngiye segonderi mu by'ukuri nabayeho ubuzima bw'umwijima bw'igihe gitoya, nanone kitari gito cyane, ariko mu by'ukuri nakozemo ibintu byinshi ntashobora kuba navuga muri kano kanya kugira ngo bishobore kuba byarangira. Ariko bimwe muri ibyo bintu nanyuzemo se cyangwa muri ubwo buzima nanyuzemo bwari bubi, mu by'ukuri natekerezaga ko bwari ubuzima benshi banyuramo batekereza ko ari ubuzima, ariko mu by'ukuri ari urupfu. Bumwe muri ubwo buzima nanyuzemo harimo kuba nanywa itabi. Mu by'ukuri hari ubwo akenshi hari ukuntu umuntu avuga wenda abasore abajeni bagenzi bawe bakakubwira ati ngwino, ubundi umuco ujya kwiga ukuye ku wundi muntu, ujya kwiga ukuye ku wundi muntu. Hari umuntu ibintu aba akora nawe ukifuza kwiga ibyo bintu, ukifuza kuba muri ubwo buzima. Rero mu by'ukuri nari mfite abashuti banywaga itabi. Umunsi umwe baraza barambwira ati kwa kundi iyo ndimo natanga ubuhamya mba honest, ndavuga wenda terime nakoreshaga ubwo nzigaruramo kugira ngo nyine numvisha abantu, numvisha abantu nyine bwa buzima nari ndimo. Nkumva nyine abantu baraje kubwira ati wowe uri umurezi, wowe ntabwo wafata no ku kintu, ntabwo wafata ntabwo wafata ku kantu, ntabwo nyine ukumva ubwo buzima nawe wakureba koko ugasanga nimba utari gufata iryo tabi, ugasanga nimba utari bunywa iyo nzoga, ukabona nawe uri umurezi. So rero mu by'ukuri nanze gukomeza kuba umurezi mu maso y'abagenzi banjye. Nuko rero nagiye mfata itabi ku munsi wa mbere ndarinywa. Mu by'ukuri nyine nararinyweye, baryita ikiyobyabwenge. Ubwenge mu by'ukuri bugomba kukuyobora, bugomba kukwereka aho ukwiriye kujya, ariko nyine ubwo bihita biyobya ubwenge. Narabinyweye mu by'ukuri mpita n'ubwenge, ntabwo narindiho. Umunsi wa mbere mbinywa no guhaguruka byarananiye, no kugenda biranga. Ndibuka twari ahantu mu myumbati, ahantu mu murima tumaze kurinywa, kuhaguruka birananiye kuko bwari ubwa mbere naranyweye byinshi birenze capacity nari mfite. Noneho ubwo yo kubiresistinga nyweye rwinshi na urumogi, nyweye rwinshi, hanyuma kujya guhaguruka biranga. Nahagurutse ari uko bankubise, bankubita ibiti byinshi cyane kugira ngo nyine menyere njye mu gakino neza. Ntangira rero mu itabi riza kuza kuvaho tujya ku nzoga. Urumva rero itabi utangira unywa gakeya, utangira ukurura imyotsi ibiri, ukageraho unywa bure, ukageraho unywa bure ebyiri, ukageraho unywa bure eshatu, ugenda ukura ni amarevo, ugenda ubikuramo. So rero ubwo ngubwo byagezeho imyotsi ibiri ndayirenza, 10 ndayirenza, bure yose ndayirangiza, ebyiri ndazirangiza. Mu rugo bakijijwe, barasengaga, ariko ubwo urukumva ni handi umuntu agera bavuga ngo yarenze ihaniro. Ntabwo uba ugihanwa, nta mubyeyi nta kintu aba akivuga, ntabwo nyine ntabwo uba ukorwaho. Icyo gihe natahaga mu rugo? Icyo gihe natahaga mu rugo. Icyo gihe bwa mbere niga kunywa itabi natahaga mu rugo, ariko hari ikindi gihe kigize kugera ngeze mu wa gatanu segonderi, ubundi mu wa kane segonderi no mu wa gatanu niho byabaye worse, niho byabaye bibi cyane. No kuko nagiye ahantu mu rugo, twacuruzaga urumogi, twacuruzaga akabari, noneho ngiye kunywa inzoga, ngiye kunywa itabi, ntari burigure, uri kubyumva, ntari burigure inzoga, ntari buyigure mu kabari. Urumva nyine umuntu twacururizaga akabari yarahombye kuko twarazinyweraga, tukazana abajama bakanywa, turamuhombya ku buryo bugaragara. Ubwo urumva si icyo cyonyine, ubwo urumva Bibiliya nivuga iyo wishe itegeko rimwe ry'Imana uba guilty, yose uba yishe. Mu by'ukuri ntabwo ushobora kunywa itabi ngo ureke kuba wabeshye. Ntabwo ushobora guhura ngo umbaza uvuye kunywa itabi nkubwire ko mvuye kuri mwe, ndaza mite nkubeshya. Ubwo urumva rero kunywa itabi haziyemo kubeshya, haziyemo ubujura, haziyemo nimba uri buze ukumva ugiye nko gusara, haziyemo kunywa ya nzoga, haziyemo ubusambanyi, ibintu nk'ibyo byose, kwikinisha, byose bihita biziramo. Urumva rero mu by'ukuri ukora akantu kamwe. Namwe natangiye mu itabi gusa, kwikinisha bizamukiramo, inzoga iziziramo, noneho nza kuza kugera ku kigero noneho ntatinya n'umukobwa, ibyo ngibyo kabisa. Umukobwa kuryamana nawe bikaba ari ibintu biri aho ngaho, gutereta, kujya mu bakobwa kubirukankamo, byari ibintu kuko ndibuka niga guhera nko mu wa gatatu segonderi kuzamuka mu wa kane, mu wa gatanu, nari mfite abagirlfriend ntabara. Ntabwo nari nzi umubare wabo ngo bangana gutya, ntakubwira ngo nari nzi ngo bangana gutya, kuko nta munsi n'umwe nigizeho mbaho ndi single. Muri icyo gihe nyine nabagaho nsimburanye nk'uko umuntu asimburanya imyenda.
So rero nubwo buzima nari ndimo mu gihe kigera nko ku myaka 4 nubwo buzima nari ndimo nivuruguta muri ubwo buzima, ni inzoga, ni itabi, ni ubusambanyi, ni ukwikinisha, ni ubujura, nafunzwe, nagize gute, nafashwe, nibye, nakubiswe, nagize gute. So nubwo buzima nari mbayemo muri cya gihe ntarize Kristo, muri cya gihe ntari nkijijwe, nubwo buzima nari ndimo nivurugutamo. Noneho rero twakinaga na football, ngira ngo uranzi, twakinaga football. Noneho muri football, sorry ku bantu bayikina wenda bashobora kuba bareba kino kiganiro, ntabwo ndi kuvuga ko football ari mbi, gusa nyine ni societe, hari societe wisangamo, ugasanga societe ifite imico yayo, nk'uko umuntu ashobora kuba urugero ari mu bumotari buriya bafite uburyo bitwara, mu banyonzi bafite uburyo bitwara. No muri football harimo abantu beza, harimo abasore beza bafite imico myiza, bazi Imana, ariko nanone hari n'abandi noneho badafite imico myiza. Abo rero badafite imico myiza nibo twisanzemo, nibo nisanzemo, nicyo nakuriyemo. Hanyuma rero kumva urakinnye umupira ku ishuri, abantu baragukunze kubera ko uri umukinnyi, n'ibintu by'attracting abantu baragukunze kubera ko uri umukinnyi wa football, uragaragara imbere y'abantu. Hanyuma rero mu by'ukuri icyo nacyo ndazwi n'abantu baranzi, icyo kikagukurura cyane cyo kugira ukazamo ikintu cyo kwiyemera, iyo mico yose ikagenda nyine izira amahonga. So rero nubwo buzima nari ndimo muri icyo gihe ntari namenye Kristo, n'ubuzima bwari bubi, n'ubuzima bwari mu mwijima, n'ubuzima butari bufite icyerekezo, n'ubuzima butari buzi ngo ndavahe ndajya ahangaha, n'ubuzima bwari bwihebye. Icyo bavuga ngo umuntu ni ikihebe, iyo umuntu ageraho ku kigero areka kwanga abandi nawe akiyanga, kuko uba wiyanze, uba wamaze kwiheba, uvuga ati n'ubundi se bino bintu ndabizi ko biri bugira ingaruka zitari nziza ku buzima bwanjye, hanyuma nkabifata nkabyemera bikajya mu buzima bwanjye, nkemera bya bintu by'ubwenge bikagira gute, bikajya mu bitekerezo byanjye. Ubwo rero nibigera ku masomo, urumva ntabwo ndi buze kuza gufata amasomo. Rimwe na rimwe hari ikintu abantu bibeshyaho, umuntu arakubwira ati fata akantu abantu uratekereza neza. Oya, iyo wafashe ikintu, iyo wafashe ku itabi, ndakoresha amaterime ya kera, ndakoresha ari amaterime. Iyo wafashe itabi wageze gute, ntabwo utekereza neza, bakubeshya ngo ibitekerezo bijya ku murongo, biyobya ibitekerezo byawe, kuko babyita ibiyobyabwenge. Ubwo urumva rero nta nzoga kabisa, iyo nari ifitiye ubushobozi naranyweye. Urumva nimba nanyweye, ubwo nagiye mu ishuri nagezeho no ku ishuri ndenga ihaniro, umwarimu kumfata napfumuye ahubwo bagiraga amahirwe bakansanga ndi mu ishuri. Nicyo kintu cyabatangazaga, naho ngo napfumuye, ngo naho nirukanse, nari nzi sinya ya prefet wa discipline, nkandikira umukobwa uruhushya tukimanukira tukajya muri nkayigana umukobwa ku ikarita ya discipline ku ishuri, mpamvu ufite amakarita ya discipline, nkamusinyiraho yasinye, twagera kuri gate tukavuga ati prefet yaduhaye uruhushya, bakatureka tukigira muri ghetto. So nubwo buzima nyine nari mbayeho muri rusange ndetse no mu nshamake. Yes, tugarutse gato n'ubundi kuri ubwo buzima, ndagira ngo mbwiye mu Kristo, ubuzima ubuhora mu ntekerezo zawe bubi utajya wibagirwa cyane kuruta ibindi byose wagiye uvugaho. Ubuzima ibyo byose ndabyibuka. Hari ubwo rimwe na rimwe abantu bajya bavuga iyo umaze gukizwa uba icyaremwe gishya. Yego, ariko nta gihindura hashize hawe kuba harabayeho. So hashize hanjye sibwo buzima nkirimo, ariko mu by'ukuri nta cyahindura ko byabayeho. So ibyo bintu byose ndabyibuka, uri kubyumva, ndabyibuka, ndabitekereza, bigatuma ndashobora guhereza Imana icyubahiro. So rero kimwe mu bintu ushobora nko kumbaza ngo ese hari ibyo nicuza. Yes, ndabyicuza kuba narabikoze. Mu by'ukuri wenda muri ubwo busambanyi nakoze, muri ubwo kugira gute, ntabwo nigize ngira amahirwe makeya ngo mbe nabibyariramo, ntabwo nigize ngira amahirwe makeya ngo mbe nabyariramo indwara nyine ziboneka mu mibonano mpuzabitsina. Ntabwo nigize ngira amahirwe makeya kugira ngo ibyo bintu bibe byamba, ariko biraza. Ni igikorwa cyabereye mu mubiri wanjye, cyaberaga muri njyewe. So rero Kristo umunsi ku wundi, igihe ku kindi, agenda aba akubatura. So ndahamya neza ntashidikanya narabatutse, kuko hari igihe gishize bwa buzima ntarabusubiramo, igihe nakirije bwa buzima sinari nabusubiramo. So kubyibuka ndabyibuka, nkibuka ko nabikoze, bigatuma mpereza Imana icyubahiro yuko ntakiri hahandi.
Yes, urakoze cyane. Ikindi wenda rya nkubaze, wambwiye ko wakinaga football, najya umbwire birashoboka ko umuntu yaba umuntu cyane cyane urabizi barimo ibintu byinshi cyane, abantu bakina football, abakina volley, ariko umuntu yakora ibyo byose ariko yubaha n'Imana. Cyane rwose, cyane kuko umuntu iyo amaze kumenya Kristo, ziriya ni sport. Icyambere cyo ni impano umuntu aba afite, Imana iba yarahaye umuntu, iba yaramuremanye kugira ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi izamubesheho. Yes, rero football, volleyball cyangwa sport muri rusange, of course tugomba no gukora sport. So sport rero wayikora iyo ari yo yose, yaba football, yaba buri kintu cyose wakugikora ukagikora kandi wubaha Imana, kuko hari abubaha Imana, hari n'abumva Imana. Wavuga Kaka yari umukinnyi wubaha Imana, yakundaga Imana, ugasanga atsinze igitego imbere yambayemo isengeri yanditseho amagambo umurongo wa Bibiliya, yatsinda ari guserebra cyanditswe akagaragaza ko Imana ikunda abantu. So rero mu by'ukuri ya siporo umuntu yayikora ikamugaburira ndetse akubahisha n'Imana. Urakoze cyane. Reka tugaruke kandi utuganirije ku buzima bwawe wabayemo, ndagira ngo umbwire nyuma yaho byo waje kwakira Yesu mwami n'umukiza mu buzima bwawe, uko byagenze process, noneho nyuma utubwire ubuzima ubayemo noneho ubu ngubu bumeze gute. Ndashima Imana yampuje n'umuntu waje ansanga ku ishuri aho nigaga, zari Prefor Discipline. Aramfasha, amereza umwanya, Imana imuhereza umugisha. Ndabiza azareba kino kiganiro, Imana imuhereza umugisha. Ntabwo ari ngombwa yuko mvuga izina ryiwe, ariko mu by'ukuri yaramfashije, yampaye umwanya. Ndibuka buri munsi yarantumiraga nkajya muri biro yiwe, akanganiriza, akambwira ko Imana inkunda, nkumva biranshariye. Rimwe na rimwe akambwira ati waretse tugasengana nk'aho, akambwira ati rero izo staff zo gusenga kabisa bro, unyihanganire kabisa, unyihanganire ngewe wapi kabisa, wenda tuzasengana ubutaha. Ndibuka umunsi umwe arambwira ati rero hari true identity, aravuga ngo hari igisobanuro nyacyo cy'uburiwe kitari iki ngiki, ubundi ubuzima wagakwiriye kuba urimo butari ubu ngubu. So rero ngira ngo uko yakomeje kumereza umwanya muri break, tugiye muri break, amasomo arangiye dufashe break, akamamagara kuri lunch. Ndibuka iminsi ya spendinze atajya kuri lunch, nkaba amereza umwanya. Ndibuka amereza telefone yiwe, akanyumvisha indirimbo z'Imana, akanyumvisha abavuga butumwa. Hari umugabo umwe mubo yanyumvishaga bita Miles Monroe, uyu munsi ndacyamukurikirana, ndasoma ibitabo byiwe. N'umugabo ufite amagambo akomeye, so aranyumvisha. So niyo process, ntabwo gukizwa kwanjye byabaye byoroshye, kuko yarambwiraga tugasengana nk'aho, ariko igihe kimwe nyine biza kuza kumfata, ndemera arasengera. Ndibuka umunsi umwe icyo gihe nemera asengera muri biro yiwe, ndibuka yasengesho, aravuga ati Mana ndasenga kugira ngo bya bintu byose yakoraga, ibyari inzara yiwe bihinduke, niyongera kunywa inzoga azasharirire, niyongera niyongera kunywa itabi azumve nicyo kintu kibi cya mbere kibaho. Mu by'ukuri naragiye numva ndanaseka, ariko mu by'ukuri naratashye mfashe inzoga numva irasharira, naratashye kunywa itabi biranga, kuri kongeza mugenzi wanjye twari kumwe twabanaga arakongeza mpaye biranga kunywa itabi. So urumva rero yasengesho bro, Imana iguhereze umugisha cyane ko warasenze yasengesho. So rero niyo process, uwo muntu rero yaramfashije, ndakura mu gakiza, ambwira Kristo, anyereka inzira nzima. So nza kuza gukizwa, maze gukizwa Kristo ndamwatura, ndamwizera mu mutima, nk'uko mu Baroma 19 avuga, ni watuza akanwa ko Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. So Kristo ndamwizera mu mutima, ndatuza akanwa kanjye publicly kuri cya kigo nari ndiho, nkora amabi, ndi umuntu mubi, abantu batangira kubona nakirijwe. Wakirijwe kuri cya kigo nakoremo bya bintu, niho nakirijwe kubw'amahirwe, mperereza Imana n'icyubahiro, shimira Imana, ndahakirizwa. Maze kuhakirizwa ubuzima burahinduka buri muntu wese, kuko n'umwana wo muri nasari yabaga azi mu Kristo, ni ikintu mu Kristo azwiho. So rero maze gukizwa mbishimira Imana cyane yuko hano nabereye mubi nahakirijwe.
ntangira kubona abantu babona natangiye kugenda na Bibiliya, bashuti banjye banega iminsi baravuga ati ni iminsi ibiri wenda ugiye kurya abantu bo mu rusengero bisengera, nuko nk'uko niyo mitekerereze bambereza iminsi ibiri irarangira, bamba icyumweru bamba ukwezi kurarangira, baravuga ati wa muntu yabaye kadage nawe yagiye muri bya bisafu ngo ni ugukizwa. So rero ndemera ibyo bitaga ubustafu, byo bitaga ubugoryi, ubucucu, mbiboneramo ubuzima. So umuntu aramfasha rero, nza kuza kumenya Kristo, ndahinduka, ndakizwa, ubuzima bw'abuzima mbuvamo, bw'abuzima burarangira. Uyu munsi rero ndashima Imana, uyu munsi ntunzwe n'umunezero uba muri Kristo, uyu munsi ndasoma ijambo ry'Imana, uyu munsi n'ibyo niga byerekeranye nabyo. Mu by'ukuri rero Imana yagiye impereza icyerekezo, imiga isobanuro nyacyo cy'ubuzima bwanjye. Kimwe mu bintu bindanga ni ijambo ry'Imana no gusenga. Mu by'ukuri uko nshobojwe, ku buntu bw'Imana bushoboje, ni ugusenga, ni ijambo ry'Imana. Ndabikunda cyane, ndashikamye mu gakiza, ntabwo neze kukavamo wa muntu wa kera. Nari ndimo nkora Bible study ku gitabo cy'Abakolosayi, ni urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi. Ndasoma, nasomyemo amagambo aryoshye avuga ngo mwiyambuye wa muntu wa kera, mwambara Kristo. So rero wa muntu wa kera naramwambuye, nambara Kristo. Niwe unyobora, niwe ngisha inama, Umwuka Wera niwe ngisha inama, niwe mbaza icyo gukora, numbwira kora iki, numbwira ngo iga iki, numbwira ngo soma iki gitabo, numbwira ngo mbega niwe muyobozi wanjye, ndipendinga kuri we. Yes, urakoze cyane. Ndagira ngo nongere nkubaze ikindi kibazo gitoya. Ni ubuhe buryo ubonamo urubyiruko cyane twabamo, uburyo urubyiruko twabamo kubyo bwadushoboza guhunga icyaha? Urubyiruko unyihanganire mvuge kuri buri muntu wese uzareba ikino kiganiro. Yes, si urubyiruko gusa, na buri muntu wese, ukijijwe udakijijwe, tugomba kumenya ko Kristo ari umwami, tugomba kudipendinga kuri we, nino cyane cyane ku bantu bamwakiriye. Nta kundi kuntu gutsinda icyaha ni ukwemera Kristo akayobora ubuzima bwawe. Iyo amaze kumwakira uba icyaremwe gishya. So iyo umaze kuba icyaremwe gishya rero, wemera amahame yiwe n'amategeko yiwe kuba ari byo bikuyobora. So rero ikintu navuga kugira ngo umuntu arwanye icyaha, nta kundi gutsinda icyaha uretse kwemera Kristo akaba umuyobozi w'ubuzima bwawe. Umunsi ku wundi uko ubyutse mu gatondo, ukongera ukibuka, ukagira ubusabane nawe, ugasenga, ukibuka, ugasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urisoma, Yakobo yaravuze ngo n'indorerwamo urireba, uribona. So rero iyo wibonye, iyo uri kureba mu ndorerwamo ahadasa neza, urahatunganya hagasa neza, ahari umwanda uwikuraho kubera ko urimo urireba. So rero ni ugusoma ijambo ry'Imana, tukamenya ijambo ry'Imana rivuga iki, hanyuma of course tugaterana na bene data, tugahora na bene data, tugasubizanyamo imbaraga. Ibyo rero bituma tutabonera umwanya bya bindi bintu byose bishobora kuba byadukurira kuba twabaho mu buzima bw'ibyaha. Yesu urakoze cyane. Ikindi wenda mu Kristo, tugana no ku musozo, twaganiriye byinshi. Ndagira ngo umbwire, wavuze kwambara Kristo, abantu benshi bashobora kuba batabyumvishije. Kwambara ubwo ni gute umuntu yakwambara Kristo akamugendana mu buzima bwe? Kwambara Kristo nabivuze no kwemera kuyoborwa nawe. Mandi magambo, Pawulo niwe yabibwiye Abakorinto ba mbere ibice 6:19, aravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uwo mwahavuye ku Mana, ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge. So rero kuba ntari uwanjye ngo nigenge, hari undi muntu ngenga. Narindi mu butware bw'undi muntu, ariko uyu munsi ndi mu butware bwa Kristo, ndi under control yiwe. Rero niwe uyoboye. So rero kwambara Kristo ni ukuba twaravanye ya kamere yabo twari turibo, yavuyeho, twemerera Kristo aza kutuyobora, tuba ibyaremwe bishya, turavuka ubwa kabiri, tumenya Kristo. Rero kumwambara, narimaze kubivuga, ni ukwemera kuyoborwa n'amahame ndetse n'amategeko yose cyangwa amabwiriza yo dusanga mu ijambo rye, icyo dusaba kugenda nkawe uko ashaka. Yes, urakoze cyane. Ndagira ngo wenda n'ikindi wenda gisanga ni cyane ubwo challenge wahuye nazo mu gukizwa kwawe, ukandi gusobanura n'uburyo wagiye uziho cyangwa uzinesha, kugira ngo umuntu wese dukurikiye uba muri ubwo buzima, ibyo ahura nabyo yumve uburyo yabihunga, uburyo yabivamo. Hari ikintu rimwe na rimwe abantu ahari batajya basobanukirwa. Iyo umuntu amaze gukizwa, ntabwo biba bivuze ko ibimugerageza bibura. Zimwe nko mu mbogamizi nagiye mpura nazo, wenda tuvuge nk'umukobwa naba nararyamanye nawe, tukongera guhura narakijijwe, ariko icyiza nuko nagize gute, nuko abo byagiye, abo nagize amahirwe kujya mpura nawe, nuko nababwirije, navuga ati njye namenye Kristo,
ntabwo nyigendera muri bwa buzima, singikora bya bindi, namaze gukizwa namenye Kristo. So rero ndi umuntu ndi kuri ino si nambaye umubiri. Uyu mubiri rimwe na rimwe uba tempted, urageragezwa, ariko nta kindi kintu kimereza gutsinda nuko igihe cyose nibuka ko ndi uwa Kristo, ndi uwundi muntu, kandi Kristo ntagashobora kwishimira kubona ndi muri bya bindi. Rero tuvuga urugero nabyisanzemo cyangwa wabyisanzemo, niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabara no kutwezaho ibicumuro n'ibyaha byacu. So rero tukwiriye kwibuka igihe cyose yuko dufite umurengezi, dufite umuntu uturwanira udusubizamo imbaraga. Nta kundi rero kubitsinda nuko buri gitondo iyo mbyutse, buri joro iyo ngiye kuryama, nibuka ko hari imbaraga, nibuka ko hari imbaraga z'Imana kugira ngo zinkomeze. Rero izo mbaraga ndaziyamaza kugira ngo zimbajishe kuba natsinda buri challenge yose ishobora kuba yatuma mva mu bwiza bw'Imana. Yes, urakoze cyane, wakoze kandi uko natwe ndagira ngo dusoza ugira icyo wabwira abantu bose bakurikiye Gaz Talent TV, ijambo wateguye cyangwa wari ufite kubagezaho no munsi. Ikintu cya mbere nuko bakora subscribe, bakajya bakomeza gukurikirana ibiganiro byawe. Ikindi cya kabiri nuko basharinge bagenzi babo, nubona kino kiganiro sharinga n'abandi bahabwa umugisha. Wenda wowe ushobora kuba uri kunyura muri mu buzima nanyuzemo, ushobora kuba ndakubwiza ukuri, ushobora wanshaka nkakubwira ese umuntu atsinda bino bintu gute, ibyo nanyuzemo nkaba narabivuyemo, nagufasha ese umuntu abivamo gute. Ikindi nababwira ngo bakunda Imana n'umutima wabo n'imbaraga zabo, na buri kintu cyose cyabo kigaragaze Kristo. Buri kintu cyose bakora, ibyo bavuga, ibyo bakora bigaragaze Kristo. Ubu Kristo buraryoha, nicyo kintu cya mbere kigezweho. Njya nkunda kuvuga ngo ikigezweho cyose ntabwo kikugira ugezweho, ndetse n'ikigaragara nk'icy'agaciro ntabwo kikugira uw'agaciro. Kikugira uw'agaciro ni ukumenya uri muri Kristo, ni ukumenya icyo Kristo yagize gute, yagukoreye. Njya nkunda kuvuga nanone ni ijambo ry'icyongereza, njya nkunda kuvuga ngo the greatest failure in life is to be successful in a long assignment. Ngo ubutsinzwe bwa mbere bubaho mu buzima ni ukuba umutsinzi mu cyo udahamagarirwa. Ubutsinzwe bwa mbere bubaho mu buzima ni ukuba umutsinzi mu kintu udahamagarirwa. Mu yandi magambo nshobora kukubwira ngo nkorera kino kintu, ariko icyo nakubwiye gukora ntuba ari cyo ukora ugakora ikindi, icyo kindi wakoze ukagikora neza. Ninza kuza kuguhemba ntabwo ndi buguhembe kuko ngenda kubona nk'umutsinzwe, wakoze icyo utagakwiriye kuba wagakoze nubwo wagitsinzemo. So rero ikintu nababwira, bamenye icyo Imana ibahamagariye, bamenye abo bari bo mu Mana, kuko nta kindi kintu gitanga ubusobanuro nyabwo bw'ubuzima uretse kuba wamenya Imana. Amafaranga ntatanga ubusobanuro nyabwo bw'ubuzima, akazi keza ntabwo gatanga ubusobanuro, ubushako ntabwo rutanga ubusobanuro bw'ubuzima, ntabwo ishuri ritanga ubusobanuro, ntabwo gukomerwa amashyi, ntabwo gukomera, ntabwo kuba ikirangirire bituma ubona ubusobanuro nyabwo bw'ubuzima. Igisobanuro nyacyo cy'icyo uri cyo ugisanga muri Kristo, mu muremyi wa, kuko niyo soko yakumenye kera atari yakurema, wakumenye kera atari wakurema mu nda ya mama wawe, yanakwejeje. So niwe uzi uwo uriwe, niwe uzi icyo ushaka, niwe uzi icyo ashaka yukuba. So rero uwo nguwo Imana yakuremeye ni ugomba kugenda ku Mwami Imana yaremye isi n'ijuru, ukayijyaho ukongera ukayisobanuza, ukavuga kuki wandemye, kuki ubona indiho. Nta kindi hanze y'ibyo ngibyo, ntahandi hari ubusobanuro nyabwo. Mugomba kumenya abo muri bo mu Mana, kuko niho muzaba ubuzima bw'umunezero, niho muzabona ubuzima bufite amahoro amafaranga atatanga, umutekano ukomeye w'isi udashobora kuba watanga, ariko uboneka muri Kristo. Yes, arakoze cyane mu Kristo. Twaganiriye nawe kandi mwumvishwa afite byinshi cyane. Ndagushimiye mu Kristo, urakoze cyane, kandi ndabona n'ubutaksonye kumutumira ko afite amagambo meza kandi y'ubwenge. Mwakoze namwe kandi bari bakukiye Gaz Talent TV.